namenye ko ndi buze hano mu ijoro kandi nta teraniro na rimwe njya numva nsuzuguye. Byatumye rero nagize umugisha wo kugira umudamu uha agaciro ijambo ry'Imana. Byageze nka saa 9 aransaba ati byuka rero dusengera iteraniro ry'ejo. Numvaga naniwe rwose mbanza kwanga. Arambwira ngo byuka mbuza amahoro, turabyuka turasenga. Kuko ibyavuye muri uko gusenga rero mwihangane tubisangire. Ikindi ndashimira Imana ko ntakererewe. Imana izamfashe kuva muri 2007 nibwo natangiye ivuga butumwa, nta hantu na hamwe barantumira ngo ntinyererwe. Nta na hamwe. Kandi aba badayimoni bo gukererwa ntabwo bazamfata. Sinzakererwa na rimwe. Nabisezeranye n'umutima wo kugira ngo nkererwe, nzajya nza mbere mbeshaka ahantu mba nicaye ariko sinzakererwa. Aha mufate Bibiliya rero kubazizanye. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ariko reka duhere mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7. Rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 7. Ndabona abantu benshi nta Bibiliya bafite, ariko reka tubasomere. Nuko bene data, igice cya 5 umurongo wa 7 niho turi gusoma. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Muba ariko namwe mwikomeza imitima, muba ariko namwe mwihangana mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. No gusubira inyuma gatoya. Kuko hagati ya Yakobo n'Abaheburayo nta rundi rupapuro rubamo, nta rundi rwandiko ruhari. Munyaruke muhagere. Hari ahantu meruka kwigisha ndavuga ngo dusome mu gitabo cya Habakuki. Umwigisha wari kwigisha nyuma yanjye arahashaka arahabura. Yari yicaye inyuma yanjye nkuko numva aravuze ngo muri Bibiliya yanjye Habakuki ntawe urimo. Ndamumushakira ndamumwereka, nyuma y'iteraniro ndamubaza ntari kumbwije ukuri koko muri Bibiliya yawe Habakuki wari wamubuza ati n'ubwa mbere mbonye Habakuki. N'ubwa mbere usomye igitabo cya Habakuki kuva watangira kwigisha ati n'ubwa mbere sinarinze kaba muri Bibiliya. Mwebwe se urwandiko rwandikiwe Abaheburayo mwasanze rurimo? Nyamara bavandimwe nakatarazi iyi minsi zakazana. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Aya niyo magambo rero tugiye kuganira yonyine. Ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. Gusoma rero twasoje muse nk'ababumbye Bibiliya gatoya, ntabwo ndi butinde. Mbonye bambwiye ngo nze kugeza, reka nongere nsome message neza. Usibye ko ngewe ni nanjye utaha kure, barambwiye ngo ngeze saa 2. Ubwo umuntu uvuga ati ijambo ry'Imana riri butinde ndamuhahamuye, yumvaga bugeze nka saa 1 n'igice. Ufite ingorane rero ngiye kumara mwanya munini ngeze saa 2. Umuntu wese uri muri iri teraniro abaye adafite intego yo kuzajya mu ijuru yaba yayobye umuryango. Cyifuzo gikomeye kibaye atari cyo kuzajya mu ijuru. Usibye ko wagize neza no kuba waje ushobora kuza gutana icyo cyifuzo, ariko ubundi abantu baraha bababyinaga hano, aba bapasiteri, aba bantu mubona bose bari hano,
intego bafite niyo kuzajya mu ijuru. ariko reka mbagore abantu bafite intego yo kuzajya mu ijuru tugire gutya turebe mwese nicyo cyifuzo mufite. aha kugira ngo rero mvi Muhanga ngera aha naje mu nzira. n'urugendo rujya mu ijuru n'inzira ikomeye birenze ibyo umuntu yatekereza. iyi nzira yananiye abagabo b'intwari ntabara ngo ndangize, irabumagazana n'ubu ntibahari. yananiye abavuga butumwa b'ibihangange twajyaga twicarana imbere y'abantu umutima ukandenga nkavuga ni Imana ufasha nigishe mbere ye ngo twigire imbere gatoya, inzira irabananirana n'uyu munsi ntibahari. yananiye abaririmbyi baririmbye bakajya baririmba ukumva umubabaro urasezeye, umubabaro ukagushira mu mutima ngo bigire imbere gato, bahura na biruhanya irabakamura. na n'uyu munsi kuririmba byarabananiye, babaye abasinzi, inzira yarabananiye. iyi ntabwo ari inzira yo gukiniramo. hari igihe umuntu atekereza ngo azasenga rimwe cyangwa kabiri ngo birahagije, ngo yasenze rimwe ngo yongeyeho kabiri, yongeyeho gatatu, ibyo ntibihagije. nyiri iyi nzira yaravuze ngo ni ugusenga ubutagira gute, ubudasiba. iyi nzira ikomeye birenze cyane ibyo umuntu uwo ari we wese yatekereza. ndashaka kubabwira ikintu kimwe cyonyine Imana igufasha muri uyu mwaka, Imana izakiguhe, kuko iki ngiki kiri mu bintu byazatuma hari wazasoza urugendo amahoro. iyi nzira ntabwo nyimazemo imyaka myinshi nka bamwe mu bari hano, ariko kandi natangiye kuba mu nzu y'Imana kuva muri 2006. kuva muri 2006 nabonye intwari we, nabonye abantu bazi kuvuga ijambo ry'Imana, akarivuga ku buryo wumva uruhu rwakuvuyeho, akavuga ijambo ry'Imana ukibagirwa gutaha, ibyishimo bikakurenga ukumva ni Imana yaje. n'abameze batyo ntabwo inzira yarabatinye. dore aha mpagaze nahera sinahabeshera. umunsi umwe twigeze kuba turi gusenga ahantu, Imana ibwira umuntu ngo nzaguha impano, uzajya uhanura uguruka, ibirenge byawe bive hasi, ujye uhanura udakoze ibirenge hasi. ndabona ibyo ntabwo bizashoboka. usanzwe uvugisha ukuri, ariko uyu munsi uratubeshya, ntabwo azaguruka. numva ntazigera aguruka pe, kubera ko muri iyi minsi uwo muntu arazwi, reka izina rye nryihorere. turi mu materaniro ahantu hari mu cyaro, hepfiriya muri Huye mu cyaro. wari uyoboye amateraniro, hari ukuntu byajyaga yobora bagatera ikorasi bakabyina cyane, sinzi ukuntu yasimbutse kubita ibirenge hasi. uwo mukobwa akura ibirenge hasi, aravuga ngo mwumve uko Uwiteka avuze, ibirenge bidakora hasi. n'abameze batyo mube murese gato, gukoma amashyi biratuma inota yanjye ishira, kandi ndumva umunwa wanjye ntawuzanye pe. n'abameze batyo inzira ntabwo yabahaye agahenge. ntabwo iyi nzira wayikangisha guhanura ibirenge bitari hasi. iyi Bibiliya narayisomye mu buryo buhagije, narasomye subiramo, ndayirangiza ndongera subiramo. ibyo byonyine ntabwo bihagije ngo nzatinde muri iyi nzira, nubwo nabyo bifite umumaro, ariko ntabwo bihagije. hari ikintu abantu benshi bananiwe iyi nzira bakennye, ni akajambo gato kitwa kwihangana. Yakobo yavuze ngo nuko rero bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azaza. kwihangana bitagira umupaka, kwihangana bitarangira. mwihangane mugeze aho umwami Yesu azaza. kwihangana ni iki? ni umutungo bwite w'umuntu adashobora guhaho mugenzi we. umuntu yakwifuriza kwihangana, ariko ntiyaguha kwihangana. iyo umuntu yafushije turamubwira ngo pole, ariko pole dufite ntabwo tuyimuhaye, nibimubuza kurararira avuga ati umuntu wanjye yagiye. kwihangana ni umutungo bwite w'umuntu adashobora kugira umuntu abusangizaho.
umuntu yakwifuriza kwihangana ariko ntiyaguhaho. Iyi nzira kugira ngo uzayitindemo, uzaba intwari tuzirata mu nzu y'Imana, tuzavuga ngo twabanye n'umukristo muzima, biragusaba kuba umukire mu byo kwihangana. Mu gihe waba umukene mu byo kwihangana, iyi nzira izakunanira. Kubera iki? Pawulo yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni bingahe? Ni byinshi. Uwiteka amukiza muri byose, ariko byamugezeho. Inama ari inzira yoroshye, iradusaba kwihangana. Ari igihe umuntu akijijwe aje mu nzu y'Imana, tuza natwe dukizwa, twaje batubwiye ibintu, tuhageze dusanga nta bihari. Baratubwiye ngo hari imvugo bakoreshaga ngo nibuza kwa Yesu biranagana, ngo kwa Yesu biranagana, ngo kwa Yesu ngo birusiye ngo biranagana, ngo abatogira abagabo nimuze musababona, ngo abasomishuri muze muzatsinda. Twarahageze ahubwo dusanga zantare mu Kristo yabonye ziziritse tugira ngo zaciye ikiziriko. Tuwasanga ibyago n'amakuba, tuwasanga ibyago. Hari umupasiteri w'inshuti yanjye yaravuze ngo iyo uneshesha Imana ikanezerwa, Imana ikishima ikavuga ngo ndanezerewe, ikavuga ngo uyu muntu muhembikiwe, mu gihe irimo ishaka igihembo cya nyacyo cyo kuguha ibiguhaye ku mibabaro mikeya. Kavuga ati akira gufashe kuri iyo mibabaro mu gihe nyirimo ngushakira igihembo cya nyacyo. Ni nka kwa kundi y'umwana bitarasha havuga ngo ndashonje, ushobora kumushukisha agashikirete ukamuha akabombo. Imana iravuga ati rero uyu muntu aranejeje, ubumbe muhaye iki koko? Ikagushakira ku mibabaro mike, ikavuga ati basi buhugiye kuri iyo mibabaro mu gihe ngigushakira ibizakunezeza. Iyi nzira nuko iteye. Njyewe niga muri segonderi, nabaye wa nyuma mu ishuri, mu kigo imyaka 3. Nabaye wa nyuma mu kigo cyose imyaka 3. Kandi mu kigo batangaga biroti 2 zonyine. Iyo wa mbere mu kigo cyose ni nyuma mu kigo cyose. Nabaye nyuma mu kigo cyose imyaka 3. Nazamuse kuri podium nkaha gufata biroti ya nyuma inshuro 9. Kandi narasengaga, naranigaga, nagiye muri icyo kigo turokome nayisinze. Ngeze mu kigo biricurika pe biranga. Nigeze kubona amanota 2% mu mibare, 2%. Kandi narasengaga. Cyo gihe narasengaga niyirizaga ubusa, nasomaga Bibiliya, nari mbizi neza ko mu mutima mbanye n'Imana bitari mu buryaryo. Ariko Imana irabicurika neza. Hari abantu bigeze kunsengera babwira Imana ngo Mana, kuko nayoboraga protesta yaho ko narangije segonderi muri 2009. Barasengera ngo Mana, pastor wacu uzamuha ubwenge. Imana ngiye kubabwira, irababwira ngo ubwenge azi ni bwishi, ndamutse mbwongereye yasara. Kandi nabonye amanota 2%. Iravuga ngo inyongereye ubwenge nasara, ngo ubwenge nzi ni bwishi. Kugira ngo uzatinde muri iyi nzira biragusaba kwihangana. Reka mikora ikintu uvuga nitoza. Kugira ngo uzatinde muri iyi nzira, maze biragusaba no kwihanganira Imana ubwayo. Imana ikayihangana. Usuko bigusaba kwihanganira abantu, ukihanganira ibyago n'amakuba, ukayihanganira Imana. Imana ikubwira ngo none ndahagurutse umwaka ugashira, none ahataragera. Biragusaba nayo kuyihanganira. Ubundi se wayigira ute? Nta gereza wayijyanamo, ntacyo wayitwara, biragusaba kuyihanganira. Inyanza yigeze kubwira umugabo ngo nzagukorera ubukwe bw'igitangaza. Ni umukobwa, iramubwira ngo nzagukorera ubukwe bw'igitangaza. Twese turabutegereza kuko niko yamubwiraga buri mwanya, imubwira ubukwe bw'igitangaza. Twumva dufite amatsiko yo kuzabona ubukwe bw'igitangaza. Bwaciye ku mateleviziyo menshi. Kubera iki? Bavuye kwifotoza, bagiye kujya muri reception, bakora accident, umuhungu arapfa, umukobwa asigara mu makanzu wenyine. Buri Imana mu ijuru avuga gaterega nduwiteka nubwo umuhungu yapfuye, wayitwara iki se? Ntacyo wayitwara. Yitwa Uwiteka, niryo zina ryayo. Ni Imana yica igakiza, ikenyuruza abami igakenyeza abandi.
ni imana y'igitangaza. Iyo yaguhaye ugira ngo ifite ibyo ipfusha ubusa, niyo yakwimye ugira ngo nta na kimwe igira, ntacyo wayigitwara. Nabaye baravuga ngo Imana irababwira ngo nimwitahire kumusengera mu byihorere, niwe munyabwenge wa mbere. Ndamutse muhaye ubwenge yasara, azi ubwenge bwinshi mbwongereye yasara. Nimukaga kubera iki? Kubera ikinyabupfura gusa. Mwarimu yarinjiraga ngahaguruka nimugira amahoro mubyeyi, yasohoka atashye ngongera ngahaguruka ni Yesu akurinde muyobozi. Ibyo mbikora imyaka 3, bimvana mu wa 4, ikinyabupfura kimvana mu wa 4, kinjyana mu wa 5, kimvana mu wa 5, kinjyana mu wa 6. Ngeze mu wa 6 nicaranaga n'umuhungu witwaga Rukundo David, aba hano mu cyaha hafi, aririmba muri korali Sayuni. Sayuni yo muri ADPR. Twaricaranaga mu ishuri, twari 56, nabagwa 56 kuva mu wa 4, David akaba 55. Twaricaranaga turarana, ari perezida wa korali, nanjye ndi pastor, niko muri protesta babigita, nanjye ndi pastor. Umunsi umwe yashimiye Imana turi mu iteraniro, ati ndashimira Imana yazanye Baptiste muri iki kigo akajya abo wanyuma. Ati yonze kuba wanyuma njewe mba nararivuyemo kera. Ati mumere Imana icyubahiro ko yamuzanye akambera igitabo. Kugira ngo utinde muri iyi nzira ihangane. Kandi hari impamvu zikomeye zatumye Imana ishima ko twumva aya magambo nk'aya. Kuko hari abantu bakurikira Imana bazi ko nta byago bihari. Hari impamvu zikomeye zatumye Imana ishima ko wumva ibi. Gukurikira Yesu ntabwo bisobanuye ko umugabo atagukubita, yagukubita n'amenya agatakara. Gukurikira Yesu ntibisobanuye ko abaturanyi batakwanga, bakwanga izuba rikarenga. Ntibisobanuye ko inzu itakugwaho, yakugwaho. Gukurikira Yesu ntibisobanuye ko mu kazi batagusezerera, bagusezerera pe, izuba riva nta mpamvu. Ahubwo kubera ko icyatumye ukurikira Yesu atari akazi, ihangane nubwo kahagaze. Kandi nkurikije uko iminsi nyibona, Imana ikeneye abakristo bakuze, bayikunda imisima yabonese, bakanayikunda yabuze, bayikunda barwaye, bakayikunda ari basima, bayikunda bakize, bakayikunda bakennye. Imana ikeneye abantu bayikunda bimeze bityo. Imana ikeneye abantu bameze batyo. Tugeze mu wa 6, mbwira David ni tujye gusenga. Turagenda turasenga, dusenga twuriye igiti. Burya hari impamvu zishobora gutuma usenga yanza kutse. Twinyaga ijoro, abantu batugirira nabi, turagenda turasenga. Turi gusenga, Imana, David arambwira ngo hari ijambo Imana imbwiye. Ndabwira nikubwiye ngo iki? Ati banza wemere kare yibimbwiye. Ndabyemera utarabimbwira. Ati rambwiye ngo nitumanuke twitahire. Yavuze ngo tumanuke twitahire, mpita numva nyine abitewe n'ubwoba. Ndavuga ngo bagize ubwoba none abeshyeye Imana. Arambwira ngo Imana iravuze ngo tumanuke twitahire, mu kizame cya leta izabara ihereye inyuma. Numva kubara ihereye inyuma simbyumvise neza. Arambwira ngo mbigusubiriremo, irambwiye ngo twitahire, mu kizame cya leta tuzajyamo izabara ihereye inyuma. Ndayibwira niyibwire nanjye bimbwire. Arambwira ati ndayibibwiye ngaho nibikubwire. Yanga kubimbwira. Imana si radio, iyo ibishatse iravuga cyangwa ikicecekera. Agataho uzatinya ahantu uzajya, ukumva buri mwanya baravuga ngo mwumve ko Imana ivuze, mwumve ko Imana ivuga ntiruhuke, uzayitonde. Imana igira amagambo menshi itaruhuka. Imana dusha amagambo make, uzayitonde. Nta Imana bwa ubundi Imana ivuga amagambo make. Imana ushobora kumara ukwezi kose utarumva ivuga ngo mvuko mvuganye nawe. Reka niki kivuge sinzi aho kivuye. Ikindi nimugakunde kujya gusengera mu nsengero zose mubonye. Mwagiye mujya kurya iby'iwanyu ubundi wanyu nibateka. Nabonye hano hari abana n'abashyitsi baje, reka mbibwira abahari. Mwagiye mujya gusengera iwanyu, nta rusengero ruki. Bano nibwo babungera bajya muri zira nsengero
aho babasiga amavuta aho babakubita umuswari bakikubita hasi ngo barinda babahondagura hasi mwagiye mujya gusengera iwabo mujya gusengera iwabo bibirirwa amazerera hano i Kigali hari udusengero tuba turimo n'amadayimoni mwagiye mujya kurya iby'iwabo hari umunsi nigeze gusengera umuntu urwaye amadayimoni ndimo musengera abadayimoni barambwira ngo urarinda utwirukana se ngo yazaga uwo muntu yarayobye ajya kurya ibirayi urugo rukorana n'abadayimoni noneho abadayimoni bakujya mbirukanye banga kugenda barambwira ngo urarinda utwirukana se ngo yazaga ibiryo iwabo nta biryo bagira ndamubaza nese wagiye kurya ibiryo byaheye ngo twageze mu mwanya ngo wo kwegera ameza y'umwami namwe niko mubyita ifunguro ryera niko mubyita ngo twageze mu mwanya wo kurya ifunguro ryera ngo mpita ngo njya kurya ipirawu ngo bataye ifunguro ryera njya kurya ipirawu abadayimoni rero nabo banga kugenda bati nawo tujya kuki yataye ibiryo by'iwabo akaza kurya iby'iwacu ndareka barabanza baravuga kugira ngo nkuremo isomo bagiye kugenda baramubwiye ngo turagiye ariko uzongera kuza kuturira ibiryo ntabwo tuzongera kugenda mwebwe hamwirwa muzerera aho basenze rero i Kigali hari amacaca menshi amazina yo muri Bibiliya yarashize Yerusalemu Nazareti amazina ni menshi mbona hari igihe bazabura amazina bita amacaca yabo bajye bahita amazina y'abagore babo mama Pili chache mama Karabo chache mama Kevine chache mwagiye musengerwa mujye musengerwa ibyo kwirwa abantu bazerera hano uzamenya aho abantu baba banduriye mujye mukunda kurya iby'iwanyu gucuranga kiriya gihugu cyacurangaga gicuranga neza kuririmba abantu baririmba neza ijambo ry'Imana muraryumva mufite abapasiteri mwagiye mujya kurya iby'iwanyu reka ndekeraho Imana iramubwira ngo izabara ihereye inyuma tujya mu kizame cya leta icyo gihe nibwo pratique zari zikiza baraza twari gukora turi 16 uwo munsi nari gukora ndi wa 16 n'ubundi uwa mbere asohoka arira ati ndatsinzwe n'ikimasa papa yagurishije none wazantemagura uwa kabiri nawe asohoka arira ati n'ukuni wacu bagurishije isambu ubu nzasubira muri Nyaruguru mbabwira nguki ndeba ukuntu bose barira ndavuga ni yewe abamavu barira n'ubwa mbere batsinzwe njewe maze imyaka 3 nafite biroti 9 zose mbu wanyuma ninsindwa nta mutima uhagaze mfite nishaka tsindwa bose basohoka barira ndasinzwe mama nzamubwira ngo iki ari umugabo ngiye kucikwa ngo mvuga izina rye yasohose arira hamagara mama wati mama yiwe ndasinzwe mama yiwe ndamureba numurasinzwe urahamagara nyoko ntimwigeze mwigana numva ndamusese ni njyewe maze inshuro 9 mbona biroti ya nyuma nishaka tsindwe mbere yanjye hari umuhungu w'umuyisilamu acira umugani pasiteri wanjye yarambwiye ngo ninjya guca umugani njye mva ku ruhimbi dore ndahavuye yanciriye umuhungu yanciriye umugani acira umugani ati pasiteri waje mu kizame ntiyego arakebuka arandeba neza ati byananiye mahembe bizashobokera nkungu ubwo yarashatse kumbwira ngo ibyananiye abanyabwenge umuswa ni uri bubishobore shaka ijambo musubiza numva ndaribuze ngira Yesu mu mutima ni ubwo nije nawe babwiye ubwo nje nawe nyine turi bankungu nta mahembe nawe mbona sohotse arira ati bampaye moteri none irananiye kwistara biranoniye nanjye ndinjira kuko icyo gihe twigaga electricité electronique bazana urumoteri runini ngo turwestari barambwira bati estara iri amoteri niyaka uhite wisohokera dore abandi bose yabananiye iyo estari nawe nuyishobora wisohokere iyo moteri rero bari barayize nahari naragiye gutira amasafuriya n'amasahani ngo tuzakire korari y'abashyitsi yadusuye ariko nubundi niyo bayiga mpari nayo nari gushobora
ndayireba numva umutima, ariko ni Satani wabimbwiye. Numva Satani arambwiye ngo babwire ko utayishobora baraguha amanota makeya, kuko utabagoye baraguha make. Numva iryo jwi ni rya Satani, mvuge ko ntabishobora. Ubwo Imana yambwira ngo nimvuge ko ntabishoboye, numva ni Satani ubimbwiye. Nawe nerekana ngo Esther nirushaka rushye, nubundi turi mu kizamini cya leta ntawe unyishyuza. Ndapfundikanya ibisinga by'umukara n'iby'umutuku byose ndahambiranya. Bati warangije? Ni narangije. Bati ngahatse naho bakiriza naho narinze. Bahani nese ndabigenzane nunguka ubwenge nanone. Ndabahindukirana ni rero narangije kuyestara, namwe nimuze muyazi. Baraza aza sekayo agira ngo byananiye, yumura kantu kitwa putupusuari akanze, numva moteri iratse. Arambaza ngo ko motero yakije abandi yabananiye wabigenje uti? Ndamubwira ni muri iki kigo twise moteri. Barambwira ngo ngaho sohoka. Ni hoya, nimubanze mubwira amanota mu mpaye. Abwira abagenzi be ngo kubera ko abishoboye bose byabananiye mu muhe 98%. Ni hoya, kubera iki mu maye 98 ni ishiki mu 100%? Bati hoya, ahubwo nukomeza gusakuza turongera tuyagabanya. Ku mutima nini yo mu 10 nari kujyaniraho ndisohokera. Nageze hanze sanga hari abantu bantegereje. Aba bantu bantegereje Imana ibaguye muri uyu mwaka ya Yesu. Abantu babana nawe mu byago no mu makuba bakubwira ngo ihangane nubwo bikomeye ni munyitabe. Haleluya. Abantu babana nawe mu bihe bibi, burya hari abantu baba bakenewe. Abantu bakubwira ari akajambo keza, nkunda umuntu umbwira ngo mwaramutse, umuntu ukubwira ngo ihangane. Ariko ni nakandi kajambo keza abantu benshi batakivuga. Uzakunda umuntu gusuhuza akakubwira ngo Yesu ashimwe. Ibi nabyo ni byiza. Abakristo benshi ntabwo bakibivuga ngo Yesu ashimwe. Ntabwo mbikunda, ariko murumwicaranye musuhuza umubwire ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bonye nta muntu bikubwiye. Yesu ashimwe. Buretse gato Yesu ashimwe. Ego. Buretse gato numve. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari utundi tuntu bavuga tubi, ubusuhuza umuntu ngo Yesu ashimwe. Ngo Yesu ashimwe ngo byahatari ngo sanga rero barantegereje hanze. Barambwira yari groupe y'abasore twasenganaga nijoro mu masaha 9 y'ijoro. Barambwira ngo twarasenze kera udahari urwaye. Imana iratubwira ngo izaguha amanota 98. Iratubwira ngo nituzabikubwira. Tubwire Imana irayaguhaye cyangwa yaratubeshaga. Imana yacu ntabwo ibesha. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umusinisa. Ubwo ari data wabivuze bizo. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora ku. Uwo munsi twagize iteraniro we. Iby'Imana ivuga ifite ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa. Aregenja nicara mu rugo nkareba urudiplome mfite nkagira ngo ahari baribeshye bandika amazina atarayanjye. Ariko namaze imyaka 3 mbuwanyuma mu kigo cyose. Bene data mwihangane mugeza aho umwami Yesu azazira. Ntabwo ari igitangaza ko wababara none, kubera ko Paulo yaravuze ngo kubabazwa kw'igiwayi kwa none kuriyongera kukare mu bwiza bw'igihe kizaza. Mwihangane mugeza aho umwami Yesu azazira. Ntabwo ari igitangaza ko wababarushya, kubera ko wanditse urwandiko rw'Abaheburayo we yavuze ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose. Uwo bababajwe no kugeragezwa atyo abasha no gutabara abageragezwa bose. Muri uyu mwaka Imana iguhe impano, iguhe gift yitwa kwihangana.
ku buryo ibyo uzahura nabyo uzabyihanganira. Kubera iki? Urwandiko rwa Petero haranditse ngo nuko rero, urwandiko rwa mbere rwa Petero haranditse ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ishaka babise umuremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, hanyuma bakomeze bakore neza. Abababazwa nk'uko Imana ishaka. Hari igihe ubabazwa ukagera ku rugero Imana yashakaga, ariko ikanezezwa nuko mu mibabaro yawe ubugingo bwawe butahatakariye, kubera ko wababajwe ariko wamaze kububitsa. Babubisa hehe? Babubisa mu kwihangana. Iyi miryango muyegereze, isaha baduhaye zirageze, dufatanye dusenge dusoreze hano. Mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Ndashaka ko dusenga mu minota 15. Turamara iminota 15 yose dusenga. Mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ahinga imyaka y'igiciro, arayihinga akihangana akayitegereza, akategereza imvura y'umuhindo n'iyitumba. Abari nako namwe mwikomeze umutima mwihangane, kuko gusa Umwami Yesu mutegereje. Mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Muri iyi nzira afite abantu nanjye mbona mu rusengero ngatinya, ndavuga ngo iyi ni intwari, andusha gukiranuka, andusha kubana nawe. Ndabazi benshi. Hari umukobwa twabanye muri Rusengane Huye n'ibitari Huye, afusha ubukwe ku wa gatanu, umusaba ku wa gatandatu mu gitondo. Umuhungu aramwanga ntacyo apfuye. Na n'uyu munsi aracyari umukristo mwiza, yarakoze ubundi kuko yarabyaye, ariko yafushije ubukwe ntiyagwa, agomba mu nzu y'Imana. Iyo ubonye ndavuga ngo iyi ntwari andusha gukiranuka. Hari undi mugabo w'igitangaza we, n'ubu iyo ngiye kumuvuga mba mubonye nabanza kumwiseguraho. Barumva mu munyacyubahiro mu maso yanjye ntazibagirwa, afite umugore uzi gusuzugura byujuje ibyangombwa. Uwo mugore wagira ngo abadayimoni bo ku isi yose bamubaho, aramusuzugura byuzuye, amwereka ibyo kurya. Twari dufite igiterane, hanyuma dutashye umugabo arambwira ati rero urabona wigishije wananiwe, reka tujyane mu rugo iwanjye dusangire ishyushyu, hanyuma tugaruke twigishe muri konseri. Tujyaniwe, ariko tugiwe atangiye gafite umugore mubi. Tugeze iwe dusanga umugore yiryamiye ku ntebe. Urabona hari ibitebe abakire bagira bimeze nk'ivatiri. Umugore yari yiryamiye ku ntebe, yambaye agapantaro k'agatirinigi. Kubera ko muri salo hatari hafunze twinjira tujya ku mazi, umugore aba arahagaze. Ko mukira ku mazi muvuye he? Umugabo ati tuvuye mu rusengero. Umugore amusubira mu kaganya yehe. Ubwo sozanye iki? Umugore tubagira ngo nzanye iki? Umugabo ati bagira ngo nzanye iki kuko tuvuye mu rusengero. Mu rusengero ko twumvisha ngo Imana bagira ngo nzanye iki? Muzajya mugenda mwirinde mwicaye mu rusengero nta kindi mukora. Ubwo turashongera. Umugabo ati ndashonje. Urashonje nyine urashonje. Niba ushonje urebe. Niba ushonje reba hariya mu kabati, amwerekesha akaguru, amwereka ibyo kurya akoresheje ikirenge. Niba ushonje reba hariya mu kabati, hariya hari mu kabati ka kabiri harimo ibirayi n'ibishyimbo bivanze, twabitetse bivanze. Ubirinde aho byakonje, n'usanga bikonje ubirinde aho usibye bakubwiye ngo ujye gutura mu rusengero. Umugabo kubera igihugu n'isoni yagize ajya mu kabati ka kabiri, umugore yaramuhitanye. Namenye ko ndibuze mu ijoro, kandi nta teraniro na rimwe ryari mu isuzumiro. Byatumye rero umugisha wo kugira umudamu wacira ijambo ry'Imana. Byageze nka saa 9 arasiba tubyuka rero dusenge iteraniro ry'ejo. Numvaga naniwe rwose, mbanza kwanga aho kubyuka gusa amahoro turabyuka twisenga, kuko ibyavuye muri ubu gusenga rero n'ihangane tubisangire. Ikindi ndashimira Imana ko ntakirere. Imana izamfashe kuva muri 2007 nibwo natangiye ivugabutumwa, nta hantu na hamwe baranambwira ngo tugende. Kandi abantu batari mu bigo gukererwa ntabwo bazafata. Sinzakererwa na rimwe.
mba nicaye ariko sinzakeye. Aha ufate Bibiliya rero kubasize. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ariko reka duhere mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5:7. Rwandiko rwa Yakobo igice cya 1:7. Nuko bene data igice cya 5:7 niho turi gusoma. Nuko bene data mwihangane kugeza aho umwami Yesu azaza. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwikomeza imitima, muba ariko namwe mwihangane mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2:18. Gusubira inyuma gatoya. Kuko hagati ya Yakobo n'Abaheburayo nta rundi rupapuro rubaho, nta rundi rwandiko ruhari. Munyaruke mwagere. Mbere yo kwigisha ndavuga ngo dusome igitabo cya Habakuki. Umwigisha wari kwigisha nyuma yanjye arashaka nkabura. Yari yicaye inyuma yanjye kuko numva aravuze muri Bibiliya yanjye Habakuki ntabwo. Ndamushakira ndamubwireka, nyuma y'iteraniro ndamubaza ariko ubwije ukuri kuko muri Bibiliya yawe Habakuki wari wamuze n'ubwa mbere mbonye Habakuki. N'ubwa mbere usomye igitabo cya Habakuki kuva watangira kwigisha, n'ubwa mbere sinahetse kababwira. Mwebwe se kwandika urwandikiwe Abaheburayo nasanze rurimo. Nyamara bavandimwe n'akatarazi iminsi zanaza. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Aya niyo magambo tugiye kuganira yose. Usoma ko twasoje muse n'abahuje Bibiliya gatoya abandi mukinde bari bambwiye kugeza amagerezo muri message neza. Sibyo ko ngewe n'inangitabire barambwiye mugeze saa 2. Ubu umuntu uvuga ati ijambo ry'Imana riri bugende ndamuhawe yumvaga bageze saa 9:30. Ingorane rero ngiye kumara umwanya muri mugeze saa 2. Umuntu wese muri iteraniro abaye agafite intego yo kuzajya mu ijuru yaba yibutse umuryango. Icyifuzo gikomeye kibaye atari cyo kuzajya mu ijuru. Usibye ko wagize neza no kuba waje ushobora kuza gutanga icyo cyifuzo, ariko ubundi abantu bari aha babatina n'aha abapasiteri abantu ubona bose bari aha, intego bafite niyo kuzajya mu ijuru. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira yo. Usibye ko wagize neza no kuba waje ushobora kuza gutanga icyo cyifuzo, ariko ubundi abantu bari aha babatina n'aha abapasiteri abantu ubona bose bari aha, intego bafite niyo kuzajya mu ijuru.
mwumve uko Uwiteka avuze ibintu bidatabaza. N'abameze batyo kuko bashyira ku minota yabishyira kandi numva umunwa wanjye ntawuzanye pe. N'abameze batyo inzira ntabwo yabahaye agahenge, ntabwo iyi nzira wayikangisha ngo wanyure ibirenge bitari hasi. Iyi Bibiliya narayisomye mu buryo buhagije, narasomye subiramo ndayirangiza ndongera subiramo. Ibyo byonyine ntabwo bihagije ngo nzatinde muri iyi nzira. Nubwo nabyo bifite umumaro ariko ntabwo bihagije. Hari ikintu abantu benshi bananiwe inzira bacereye, ni akajambo gato kitwa kwihangana. Yakobo yavuze ngo mukorere bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azaza. Kwihangana bitagira umupaka, kwihangana bitarangira. Mwihangane mugeze aho umwami Yesu azaza. Kwihangana ni iki? Ni umutungo bwite w'umuntu adashobora kubaho mugenzi we. Umuntu yakwifuriza kwihangana ariko ntiyabona kwihangana. Iyo umuntu yafushije turamubwira ngo pole, ariko pole dufite ntabwo tuyiburaye n'ibimubuza kurararira. Avuga ati umuntu wanjye yagiye. Kwihangana ni umutungo bwite w'umuntu adashobora kugira umuntu amusangiza. Umuntu yakwifuriza kwihangana ariko ntiyabona. Iyi nzira kugira ngo uzayitindemo, uzayitware tuzirata muzima, tuzavuga ko twabanye n'umukristo muzima, biramusaba kuba umukire mu byo kwihangana. Mu gihe waba umukene mu byo kwihangana, iyi nzira izakunanira. Kubera iki? Pawulo yaravugaga ngo kuba n'ibyago by'umukiranutsi ni bingahe? Ni byinshi. Uwiteka amukiza muri byose ariko byamugezeho. Iyi ntabwo ari inzira yoroshye iradusanga. Ari igihe umuntu akijije aje mu nzu y'Imana, tuza natwe dukizwa twaje batubwiye ibintu tuhageze dusanga kari hari baratubwamo hari kuba bakoreshaga bari buze ko yasubiranaga ngo kwa yasubiranaga virusi yo kubiranaga n'abatongira bakaba bibuze gusabana n'abasomishije buze gusatsinda. Twarahageze aho dusanga zagana mu Kristo yabonye sisitse kugira ngo zacike ikiziriko. Tuhasanga ibyago n'amakuba, tuhasanga ibyago. Hari umupasiteri inshuti yanjye yaravuze ngo iyo unejeje Imana ikanezerwa, Imana ikishima ikavuga ngo ndanezerwa, ikavuga ngo uyu muntu muhembe iki mu gihe irimo ishaka igihembo cya nyacyo cyo kuguha ibimubaye ku mibabaro mikeya. Kavuga ati akira ufasha kuri iyo mibabaro mu gihe ndimo gushakira igihembo cya nyacyo. Wabwira ko akundi umwana bitarashya avuga ngo ndashonje. Ushobora kumushukisha agashikirete ukamuha akabombo. Imana ivuga ati rero uyu muntu aranejeje wowe muwahitamo, ikamushakira ku mibabaro mike ikavuga ati basi uhugiye kuri iyo mibabaro mu gihe gishakira isakanezeza. Iyi nzira n'utundi njyewe niga muri segonderi, nabaye wa nyuma mu ishuri mu kigo imyaka 3. Nabaye wa nyuma mu kigo cyose imyaka 3. Kandi mu kigo batangaga melodi ebyiri zonyine. Iyo wa mbere mu kigo cyose niba nyuma mu kigo cyose. Nabaye wa nyuma mu kigo cyose imyaka 3. Nazamutse kuri podium nkaho gufata melodi ya nyuma inshuro 9. Kandi narasengaga naranigaga, nagiye muri icyo kigo turokome nagisinze. Ngeze mu kigo biricurika pe iranga. Nigeze kubona amanota 2% mu mibare rimwe ari kandi narasengaga. Icyo gihe narasengaga nyiriza gusa nasomaga Bibiliya, nari mbizi neza ko mu mutima mpande n'Imana bitari mu ryaje, ariko Imana irabicurika neza. Hari abantu bigeze kumusengera babwira Imana ko Imana ko nta nayo protesta yaho ko narangije segonderi muri 2009
ubundi se wayijya nta gereza wayijyana ntacyo wayitwara bisaba kwihangana. Inyanza yigeze kubwira umugabo ngo nzamukorera ubukwe bw'igitanda, umukobwa biramubwira ngo nzamukorera ubukwe bw'igitangaza. Twese turamutegereza kuko niko yamubwiraga buri mwanya imubwira ubukwe bw'igitangaza, twumva dufite amatsiko yo kuzaba ubukwe bw'igitangaza. Bwashyira ku mateleviziyo menshi kubera iki? Bagiye kwifotoza, bagiye kujya muri resebusiyo bakora agisida, umuhungu arapfa, umukobwa asigara mu makazi wenyine. Muri Imana mwijuru aravuga ati reka tuwiteka no muhungu yapfuye wayitwara ikiza, ntacyo wayitwara. Yitwa Uwiteka niryo zina ryayo. Ni Imana yica igakiza, ikenguza abandi igakemeza abandi. Ni Imana y'igitangaza, iyo yaguhaye kugira ngo ifite igipfusha ubusa, niyo yakwibye kugira ngo nta na kimwe ugire. Ntacyo wayitwara. Nabaye baravuga ngo bagira babwira ngo nimwitahire kumusengera mu byikorere. Niwe munyabwenge wa mbere, ndamusaba wawe ubwenge yasara, azi ubwenge bwinshi bwongereye yasara. Nimukaga kubera ikinyabupfura gusa. Mwarimu yaribwiraga ngahaguruka nimugire amahoro mubyeyi, yasohoka atashye mwongera ngahaguruka ni Yesu akurinde muyobozi. Ibyo bikora imyaka 3, bivana mu wa 4, ikinyabupfura kivana mu wa 4, kigera mu wa 5, kivana mu wa 5, kigera mu wa 5. Nicaranaga n'umuhungu witwaga Rukundo David, abantu mu cyaha hafi agenda muri Korali Sayuni. Sayuni yo muri ADEPR. Twaricaranaga mu ishuri twari 56, nabagwa 56 kuva mu wa 4, David akabura 55. Twaricaranaga turabana, ari perezida wa korali, nanjye ndi pastor, kuko muri Protestant bamwita nanjye ndi pastor. Umunsi umwe yashimye Imana turi mu iteraniro, ati ndashima Imana yazanye Batiste muri iki kigo, akajya mubana, ati yonza kumubana bajya Rwanda yarivuyemo cye, ati mumenye Imana icyubahiro ko yamuzanye akambere gutaha. Kugira ngo tinde muri iyi nzira ihangane, kandi hari impamvu zikomeye zatumye Imana ishima ko twumva ko hari abantu bakurikira Imana bazi ko nta byago bihari. Hari impamvu zikomeye zatumye Imana ishima ko wumva. Gukurikira Yesu ntabwo bisobanuye kuvuga batamukubita, yamukubita n'amenyo agataha. Gukurikira Yesu ntibisobanuye ko abaturanyi batakwanga, bakwanga izuba rikareba. Ntibisobanuye ko inzu itakubaho, yakubaho. Gukurikira Yesu ntibisobanuye ko mu kazi batagusezerera, baragusezerera pe, izuba riva n'amahwa. Ahubwo kubera ko icyaka gukurikira Yesu atari akazi, ihangane n'ubwo kahagaze. Kandi ukurikije uko iminsi ibibona, Imana ikeneye abakristo bakuze bayikunda imisima yabonetse, bakanayikunda yabuze, bayikunda barwaye, bakayikunda ari bazima, bayikunda bakize, bakayikunda bakennye. Imana ikeneye abantu bayikunda bimeze bityo. Imana ikeneye abantu bameze batyo. Tugeze mu wa 6, ngira David ngo tujye gusenga. Turagenda turasenga, dusenga twuriye igiti, burya impamvu zishobora gutuma umuntu asenga yanzakatse. Twatwinyana ijoro, abari batugirira nabi, turagenda turasenga. Turi gusenga, Imana, David arambwira ngo hari ijambo Imana imbwiye. Abwenge kubwiye ngo ki? Ati banza wemere karindwi, ndabyemera utarabibwiye. Ati irambwiye ngo nitumanuke twitahire. Yavuze ngo tumanuke twitahire, bitamumva nyine abitewe n'ubwoba, ndavuga ngo bagize ubwoba, none abeshya Imana. Arambwira ngo Imana iravuze ngo tumanuke twitahire, mu kizami cya leta izabara ihereye inyuma. Mwumva ko barihereye basa n'umvise neza. Arambwira ngo mbigusubiremo, irambwiye ngo twitahire, mu kizami cya leta tuzajyamo izabara ihereye inyuma. Ndayibwira niyibwire, nanjye
ukumva buri mwanya baravuga ngo mwumve uko Imana ivuze, mwumve uko Imana ivuga ntiruhuke uzayitonde. Imana igira amagambo menshi, Imana irusha amagambo make uzayitonde. nta Imana nga ubundi Imana ivuga amagambo make. Imana ushobora kumara ukwezi kose utarumva ivuga ngo uvuge mvuganye nawe. Reka n'iki kivuga sinzi aho kivuye. Ikindi nimugakunda kujya gusengera mu nsengero zose mubonye, nagiye kujya kuri iki wanyu n'undi wanyu n'igitego, nabonye abarara n'abashyitsi baje reka mubwira amahanga, nagiye kujya gusengera iwanyu nta rusengero rugira. Abantu nuko bamugera bajya muri ziriya nsengero aho babasiga amavuta babakubita uduswari bakikubita hasi, nyuma bagenda babahondagura hasi. Nagiye kujya gusengera iwanyu. Hari umunsi nigeze gusengera umurwayi abadayimoni, ndimo musengera abadayimoni barambwira ngo urarinda utwirukana se, ngo yazaga uwo muntu yarayobye ajya kurya ipirawu mu rugo rukorana n'abadayimoni. Noneho abadayimoni bamujyamo mbirukanye banga kugenda, barambwira ngo urarinda utwirukana se, ngo yazaga kuturira ibiryo iwabo nta biryo bakira. Ndareka barabaza baraceceka, ndamubaza mbese wagiye kurya ibiryo byahe? ngo twageze mu mwanya ngo kwegera mbese uyu mwanya namwe niko mubyita ifunguro ryera, niko mubyita ngo twageze mu mwanya wo kurya ifunguro ryera, ngo mpita ngo njya kurya ipirawu. ubwo bataye ifunguro ryera ujya kurya ipirawu. Abadayimoni rero nabo baza kugenda bati ntabwo tujya kuki yataye ibiryo by'iwabo akaza kurya iby'iwacu. Ndareka barabanza baravuga kugira ngo nkuremo isomo, bagiye kugenda baramubwiye ngo turagiye ariko uzongera kuza kuturira ibiryo ntabwo tuzongera kugenda. Mwebwe hamwirwa muzerera aha basenze rero i Kigali hari amacaca menshi, amazina yo muri Bibiliya yarashize. Yerusalemu, Nazareti, amazina ni menshi. Mbona hari igihe bazabura amazina bita amacaca yabo, bajya bahita amazina y'abagore babo, Mama Queen Church, Mama Karabo Church, Mama Kevin Church. Mwagiye muza mugasengera iwabo, mujye musengera iwabo. Nibyo kwiga abaganga basengera ntabuzamenya abantu b'abandi, mujye mukunda kurya ikibanza, gucuranga kiriya gihugu cyacuranga gicuranga neza, kuririmba indabo baririmbaga baririmba neza, ijambo ry'Imana muraryumva ufite amaso mwajya kurya ikibanza. Reka ndeke Imana iramubwira ngo izabara iherereye. Tujya mu kizami cya leta kigiye nibwo puratike zari zikiza, baraza twari gukora turi 16 uwo munsi, nari gukora ndi wa 16 ubundi. Uwa mbere asohokanye ati ndasinzwe n'ikimaze papa yagurishije none bazanye bakura. Uwa kabiri nawe asohokanye ati n'ukuri bacu bagurishiriza uzasubira muri Nyaruguru babwira kuki mbere ukuntu bose barira. Ndavuga nti abantu bavuga n'ubwambere batsinzwe. Njyewe maze imyaka 3 narabite minota 9 zose mu bantu nisimba nta mutima w'akazi mfite gishaka nzira bose basohoka barira ndasinzwe. Amazamubwira ngo hari umugabo ntegeye gucikwa kuvuga izina rye yasohotse arahamagara mama bati mama yiwe ndashinzwe mama yiwe ndamurebe n'umurasinzwe urahamagara nyakoti ntigeze nigana n'ubwo ndamusereze ni njyewe maze ishuri 9 mbona mbere yanyuma nishaka nzira. Mbere yanjye hari umuhungu w'umuyisilamu acira umugani, pasiteri wanjye yarambwiye ngo nijya guca umugani njye mva ku ruhimbi dore ndahavuye. Yaciye umuhungu yaciye umugani, acira umugani ati pasiteri baje mu kizami ni yewe, arakebuka arandeba neza ati byananiye mahembe bizashobokera ngubu. Ubwo yari ashatse kumbwira ngo ibyananiye abanyabwenge umusipari uri mu bishoboka. Shaka ijambo risubiriza mwumva ndaribuze, mbwira Yesu mu mutima nti ubwo nijye nawe babwiye ubwo njye nawe nyine turi ba Mungu namwe.
barazana umuteri runini ngo turwesitari barambwira bati esitara iriya niyaka uhite wisohokera dore abandi bose yabananiye iyo esitari nabo bishobora gusohokera iyo moteri rero bari barayize n'ahari naragiye gutira amasafuriya n'amasahani ngo tuzakire kuri ariya bashyize ya kabisoro ariko n'ubundi niyo bayiga mari nawe nari bishobora ndayireba numva umutima ariko ni satani wagimbwiye numva satani arambwiye ngo babwire tutayishobora kuguha amanota makeya utabagoye baraguha make numva iryo jwi ni rya satani mvuge ko ntabishobora ko imana yangira ngo nivuge ko ntabishobora numva ni satani bimbwiye n'abanerekana bayisitari ntirushaka bise n'ubundi turi mu kizamini cya leta ntawe nishyuza ndapfundikana ibisiga by'umukara n'iby'umutuku byose ndahabwe bati warangije ninarangije bati ngarabatse nabo bakiriza nabo narize hari misenda bigenza ni nk'uko kubwegera none ndabayindukirana rero narangije kuyesitara namwe nimuze kuyanza baraza aza seka abwira ngo byananiye yubura akantu kitwa mutopuswari akanze kumva moteri yanze arabaza ngo ko moteri yakije abandi yabananiye wabigiye inshuti ndamubwira ni muri iki kigo twize umugabo aranyamaraza arayumvira ati umukozi niba turarya cyangwa twigendere ndamubwira ati reka twigendere navuze ngo tugende yarangije kuhamuka ariko asohoka yihuta mbona arasize ku mutima imana afashe nanjye byamahana amahoro sohoka tukagana namukurikiye tugeze hanze arambwira ati rero buriya dutinze gato mama w'abana yanarwana ati buriya agira amahane yanambunitse tugenda mbitekereza nari narashaka n'undi umusore mvuga ni mpano umugore ukora ibizamundinde ni njyewe sinashobora kwihangana buriya ndasenga mu mutima ikintu cyantangaje twageze mu rusengero ntekereza ko wa mugabo yicara mu yihene yifate ku itama avuga ati mbega umugore mubifite sinigeze mbona nk'ihene barabyina basimbuka nkabona nabo barasimbutse batera haleluya nkabona nabo barasambura amaboko umugabo ni muzima bagiye kwitanga bashyira amakaro mu rusengero nawe arahaguruka ngo haleluya ngo shingiye ku by'imana yankoreye ngo nanze ngo nanze metero kare ku 15 z'amagambo iby'imana yagukoreye ni ibiki ufite kwereka ibiryo akoresheje akantu nta kindi cyabiteraga afite kwihangana gutera kurenga ibibazo n'ibidahari agafata ibibazo akabirenza amaso bikamutera kwegera imana ndabinginze dufatanye dusenge hejuru y'ibikugerageje hejuru y'ibikugoye n'inama n'amakuru arizo zose twakora nazo muri uyu mwaka imana ikwiye kwihangana n'ingano imana ikwiye kwihangana n'ingano zafata ibintu by'ishimana bigira impamvu yo kunyegera ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzishyuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika 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 hejuru y'ibikugerageje hejuru y'intambara umuranye igihe warangije umwaka zitaracira none utangiranye umwaka nazo ubwo yababasha no kugeragezwa ubumura abasha no gutabara kugeragezwa gusa ubwo yababasha no kugeragezwa komera abasha no gutabara kugeragezwa gusa uko wumva wasenga abari kubigenza niba ari ukwicara wicare niba ari ukuvuga mupfukame niba ari guhaguruka uhaguruke
ariko iminota mike cyane dusigaranye muri reka tuyisengemo dusigaranye iminota irindwi yonyine ndakwinginze zakoreshwe gusenganye uko bishoboye wahaguruka wakwicara uko wabishobora gusengamo mu minota irindwi no gushaka gusenga Imana nisenge ibihome n'izina rya Yesu Imana nikubakira inzira Imana nimurika ahantu batabona Imana nimurika aho batabona Imana niyitahure Imana nikwiyereke bidasanzwe Imana ninezeza umutima wawe Imana nikwambura agahinda Imana nikwiye kwihangana nk'ingabo Imana nikwiye gukomera ku musingi Imana nimuteza intambwe yo kuba umugabo nyamugabo bikomeze mu mutima kuko sinjya n'ibibazo bitugerageje mu isi no kuza ku Mwami Yesu kuratwegereye Mwami Yesu nyir'ibihe Mwami w'amahoro udahemuka soko y'amazi abeshaho riba ryo hagati mu mirima guhemuka byarakunaniye Mwami 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 ijwi ryacu riratatse kuri uyu wa gatanu wa mbere mu mwaka ijwi ryacu riratatse duhamagaye Imana umutabazi w'abera duhamagaye Imana umutabazi w'itorero duhamagaye Imana y'ukuri n'isanga yewe Uwiteka we ni igihe Imana ihwanye nawe ni igihe Imana ikomeye nawe Uwiteka ni ryo zina ryawe ni wowe wica ugakiza ni wowe ubesha abadafite shinge na rugero abasore n'imigenda bazagenda baguhe ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa n'imigisha bazagendaniye kunanirwa bazavukisha amaboko ibisiga kuko batewe n'urugo rw'Uwiteka haleluya bazashishira muri kabibye abiringiye abantu barunamye baragwa ariko abategereje Uwiteka barahagurutse bareba umwami w'amahoro nashimwe utuma tubayeho nahabwa icyubahiro uturinda no mu minsi mibi nashimwe umurika ahantu batabona akabona nashimwe nubwo umuntu yanyura mu ishyamba ry'inzitane nubwo umuntu yakira umubabaro w'igihe kirekire nubwo umuntu yanyura igihe kinini ariko Uwiteka we ijambo ryawe rifite ijambo rikomeye ritubwiye ijambo rikomeye riravuze ngo yababajwe no kugeragezwa afite ubushobozi bwo gutabara n'abantu bose baba bageragezwa ijambo kareba muri iri teraniro abamaranye igihe amarira abuze intimba babuzima babwira abagiye cyo kwishyura inzu cyagereyeho abadekoje bikanga abategereje kubyara bikabananira abafite inososi y'amarira abafite agahinda babuzamo bareba cunguye abanyamubiri ndagutabaje girira neza iri teraniro itamurura amaso yacu akubone 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 wibyemera Mwami niwemereka abanyamahanga bavugirizwa impundu ku mwishywa wacu niwemereka abatemera izina ryawe bavuza Imana yabo iri hehe niwemereka abatakwemera bibaza ahantu herereye uri Imana y'ibifite n'ibinini byose isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe ibiri mu isi byose ni ibyawe ibiyuzuye byose ni ibyawe ubesha abadafite shinge na rugero uri Imana y'igitangaza guhemuka byarakunaniye no muri iri teraniro gira abantu cyane mu bitaramo by'abagushima gira abantu cyane mu bitaramo by'abaguhimbaza gira abantu cyane mu bitaramo by'agaseka gira abantu kuba mu bitaramo by'amarira ubajyane mu bitaramo by'abishimye gira abantu kuba mu gahinda ubajyane mu munezero w'igitangaza gira abantu kuba mu byishimo ubashyire mu mucyo ubona haleluya gira abantu kuba mu mibabaro ubaha ibyishimo bifatika gira abantu bibagize imibabaro yabo ubajyane mu bitaramo by'abagushima ubakure amarira mu maso unezeze imitima y'abahunga kansino n'ibaraga sitoki tusimareka isoki toki pasara lebumbe marebra intoki pasare novina musayikoreka Uwiteka we ndakwinginze ngo mwitere munsi y'amase ndakwinginze ngo mwitere kugira ngo bahanagure amarira icyubahiro cyawe ngo cyisubize ku buntu bwawe cyisubize ku buntu bwawe isi y'ijuru
imitima y'abandi ku isi mu izina rya Yesu. Uvuga ubutumwa wacu rwose Imana imugisha rwose munyemerere